Banyarwanda abanyarwandakazi muteze amatwi The Rwandan kuri iki cyumweru tariki ya 9 Gashyantare 2020 tubanje kubasuhuza. Umutumire wacu uyu munsi ni Jean Paul Ntagara, akaba mu minsi yashize yari umwe mu bayobozi b'ihuriro nyarwanda RNC mu gihugu cya Canada. Tubanje kubasuhuza bwana Jean Paul Ntagara. Nakwikirije bwana Marike Matabaro, wakoze cyane kuvugira muri iki kiganiro. Twinjiye mu kiganiro nyirizina. Bwana Jean Paul, mu minsi yashize havuzwe ibintu byinshi cyane bitandukanye, bavuga ko mpereye no ku kiganiro nagiranye n'umuvugizi w'ihuriro nyarwanda Dr Etienne Mutabazi, yadutangarije ko wowe ubwawe n'abandi bantu bari mu buyobozi bw'ihuriro nyarwanda RNC aho muri Canada ngo mwirukanywe burundu mu ihuriro nyarwanda. Ntabwo Etienne Mutabazi yadusobanuriye neza ikibazo cy'irukanwa ryanyu, ariko byavuzwe ko ngo ari amakosa akomeye mwakoze. Ese niba atari ibanga, twasobanukirwa neza ibyabaye imvano yo kwirukanwa? Murakoze bwana Marike kumpa aka kanya kugira ngo mbashe gusobanura ibi bintu byiswe iyirukanwa ryacu mu ihuriro nyarwanda. Unkundire gatoya mbanze mvuge mu kanya k'iminota mikeya uburyo ikibazo cyagenze, no kugira ngo birinde bigera aho ubuyobozi bw'ihuriro nyarwanda bufata icyemezo nka kiriya kigayitse cyo kwirukana abanyamuryango babo. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 2019 niho ikibazo cyatangiye muri rusange hano muri Canada. Nyuma y'imyaka myinshi dukorera ihuriro, nta kibazo na kimwe dufite, haba mu buyobozi bukuru haba no mu buyobozi bwacu hano mu ntara ya Canada. Tariki ya mbere rero ikibazo cyabaye nta munsi ubura izina. Nyuma y'aho ku itariki 30 maje koherereza imisanzu dusabwa buri kwezi, bwarakiye ku itariki ya mbere nakira ubusabe buvuye kuri umucungamutungo w'intara, umucungamutungo w'isi ariwe bwana Corneille Minani, avuga ko agarutse mu ntara yacu kudusaba andi mafaranga muri kese yacu kugira ngo tuyohereze muri Amerika kugira ngo bafashe radiyo itahuka. Ibyo rero ngewe nk'umucungamutungo w'intara nasanze koko niba bakeneye amafaranga mu buryo bwihuse, hari procedure bagomba gucamo kugira ngo bayabone, kandi izo procedure buri wese arazizi uburyo bikurikiza. Iya mbere yari uko tugomba kugira ngo dukore ku mafaranga yo muri kesi, tugomba kuba tubyumvikanaho n'umuhuzabikorwa, tutabyumvikanaho tukitabaza komite executive y'intara yacu. Ibyo rero nabiganiriye n'umuhuzabikorwa wacu ariwe bwana Patrick Wariraye, yanga kubyumva, avuga ko ngomba kuyohereza nk'uko Minani yabisabye. Ngewe ariko nkamubwira ko niba tunaniwe kumvikana yadufasha agatumira inama ya komite executive. Iyo nama rero ntiyabaye, ahubwo ku itariki ya 3 Patrick Wariraye yatumije inama rusange, icyo nakwita inama executive, ariko yongeramo n'abakomiseri. Akenshi iyo bashaka gufata ibyemezo bidakurikije amategeko bongeramwo abitwa abakomiseri bo ku rwego rw'isi badasanzwe muri komite executive, bagakora icyo bita inama yaguye. Iyo nama yaguye rero ntabwo iba yemewe kuko ntayiri muri stati yacu. Hanyuma bampa ultimatum yuko kugeza ku itariki enye niba ntohereje amafaranga ngomba kuba neguye ku mwanya narindiho umucungamutungo, ariko kandi nkaba na vice coordinateur w'intara. Ku itariki enye rero nanone ikindi kintu cyabayeho nuko umwe mu bo bifashisha mu gusebya umukomiseri umwe witwa Bisamaza Jean Paul yantukiye ku rubuga ibitutsi byinshi cyane, kuko ngira ngo nicyo bamukiriyemo kugira ngo ajye adutuka, arebe n'abandi banyamuryango bose bashaka kwikiza abasebye mu buryo bugaragara. Ibyo ni ibintu byabereye ku rubuga duhuriraho, ntago ari ibanga. N'ibitutsi yantutse sinabisubiramo kuko nabonye ari ukunyibasira, kuko nahagaritse
iryo yohereza ry'amafaranga. Hanyuma ku itariki 5 Minani yanyoherereje, ubwo urumva uburyo chronologique bikurikirana. Ku itariki 5 nanone z'ukwezi kwa 11 yanyoherereje ubutumwa buvuga ko ngomba kuba natanze umutungo wose ncunga nkawuha Patrick kuko nanze kumwoherereza amafaranga yasabaga. Ku itariki 6 z'ukwa 11 Secrétaire Général ariwe Condo yanyandikiye ibaruwa yavuga ko biro ya RNC, ni ukuvuga bari abantu 6, yateranye ikampagarika by'agateganyo ku buyobozi bwo gucunga amafaranga mu ntara ya Canada. Ubwo ibyo byose uko byagendaga biba niko ngewe nakomeza kwandika mbasubiza mbasaba ko bateranye inama kugira ngo twige kuri icyo kibazo cy'imyohereze y'amafaranga. Kera kabaye rero bamwe mu bagize komite nshingwabikorwa bumvishije icyo kibazo bandikira bwana muhuzabikorwa wari umuhuzabikorwa wacu Patrick Wariraye bamusaba ko yatumira inama. Hari ku itariki 13 bamusaba ko bitarenze ku itariki 20 iyo nama yaba yabaye, bitaba ibyo ngibyo hagafatwa izindi ngamba. Inama rero yarabaye, ariko iba Patrick bamusaba yuko ku ngingo yo kwiga ku micungire y'amafaranga, kubera ko ariwe wajyaga kurega umucungamutungo, yareka iyo ngingo ikayoborwa n'umusaza twari dufite w'inararibonye aho kugira ngo wayiyobore. Patrick rero yanze ko, yaravuze ati ngewe ngomba kuyobora inama, ntabwo mushinzwe kumbwira uko nyobora inama, niba ntayiyoboye inama irahagaze. Inama arayifunga, turangiza iyo ngingo tutayizeho. Ku itariki rero 21 mbonye ko yananiwe gutumira kuyobora inama kandi yanze no kuvuga igihe indi tariki inama izabera, nge nk'uwari umuhuzabikorwa wungirije natumije iyo nama, nawe ndamutumira n'abandi ndabatumira kugira ngo twige kuri ibyo bibazo. Byesire ntabwo yaje mu nama. Uwitwa Viateur Mbonyumuvunyi umuhuzabikorwa w'akarere ka Montreal, ndaza kumugarukaho gatoya, nawe avuga ko atari buboneke. Ubwo inama twayikoze turi abantu 4 mu bantu 8 bagombaga kuza, umwe yatanze impamvu, ubwo quorum yari 7. Iyo nama rero niyafashe umwanzuro, ari nawo wavuyeho kutwirukana burundu. Iyo nama yafashe umwanzuro w'uko kubera agasuzuguro umuhuzabikorwa yadushyizeho, kubera uburyo aho kugira ngo akorane n'inzego ashinzwe kuyobora ajya gukorana n'inzego zo hejuru atitaye ku bibazo biri mu ihuriro rye, tumuhagarika by'agateganyo kugira ngo azaze n'ubuyobozi. Dusaba ubuyobozi bukuru kuza kudukoresha inama kugira ngo tubashe kumvikana ku bibazo byari muri Canada. Ibyo rero ntabwo rekomandasiyo bazitayeho, ahubwo bahise bateranya inama mu buryo bwihuse. Serge Ndayizeye n'abandi bajya muri Afurika y'Epfo bateranira kuri radio bavuga yuko batwirukanye burundu. Ubwo rero mu kwirukana burundu ku itariki, ubwo hari ku itariki ngira ngo ya 8 z'ukwa 12, hari harabanje ngewe kwirukanwa nyine kuri iyo myanya yose no kwamburwa iyo myanya, yaba y'umucungamutungo, yaba iyo kuba vice coordinateur w'intara. Habayemo izindi mpinduka nyinshi, kuko nk'uwari witwa Sendashonga Innocent wari umugenzuzi mukuru, nawe baramunyoherereje kugira ngo angenzure, asanga mu by'ukuri nta kibazo mfite. Yari yoherejwe n'umugenzuzi mukuru Eustache Nkerinka, turavugana musobanurira ibibazo byose, ambwira ko nta kibazo abona, ko agiye kubitangamo raporo, ariko ntacyo byatanze. Abandi twabashe kuvugana n'inararibonye Madame Leya na komite ye irimo abantu 4, nabo narabasobanuriye, bambwira ko bazakora raporo bakayigeza mu buyobozi bukuru bakumva ikibazo cyacu. Ibyo byose ntacyo byatanze kugeza nyine aho baduhagarika burundu. Ndumva mu ncamake muri histoire y'uko ikibazo cyagiye kizamuka. Urumva ni ibintu byatangiye ku itariki ya 1 birangirana n'itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12. Mu by'ukuri ni nk'ukwezi kumwe n'icyumweru kimwe, aho babashije kwirukana abayobozi bose wavuze haruguru.
nkiri kuri icyo kibazo ko numva ikibazo cyari kijyanye n'akazi kawe ko gucunga umutungo, abandi bantu bari muri Canada mu buyobozi bwo muri Canada bo birukanywe kubera iki? Ese iki kibazo ntabwo cyaba gifite aho gihuriye na kiriya kibazo cy'izimira ry'umwe mu bakomiseri bo muri RNC, Ben Rutabana? Nta hantu bihurira na kino kibazo cyawe? Umuntu ashatse kubifata, urakoze kuri icyo kibazo cyiza bwana Matabaro, umuntu ashatse kugifata muri sanse ushobora kugifata mu bice bibiri. Icya mbere ni uko buririye kuri icyo kibazo twari dufite, icyo kibazo twagize cyo gucunga umutungo n'uburyo twakumvikana uburyo amafaranga yatangwa, cyangwa se bakereya ikibazo kugira ngo babone uko bikiza abo banyamuryango nyine, cyane cyane ko mu bantu birukanywe urumva harimo bwana Simeon Ndwaniye, akaba ari umuvandimwe wa Ben, hakabamo madamu Tabitagwiza nawe n'umuvandimwe wa Ben, ndetse nanjye mu bivugwa ariko bitandikwa mu ibaruwa nuko bampuza n'icyo kibazo, kuko nka bwana Corneille Minani yaranyandikira ati ko wari usanzwe ukora akazi neza, imyaka ine irashize utanga imisanzu, intara yanyu yari iya mbere, buri gihe twahabwaga ibihembo bya mbere, kubera iki bije uyu munsi? Kubera iki uyu munsi aribwo uhagaritse amafaranga yo koherezwa? Niba ari ukunaniza inzego, ubwo kubera ko komiseri bwana Jean Paul Turayishimye nawe yari afite ibibazo, abona kimwe natwe uko barimo kuturenganya, bakampuza nawe kuko twakoranaga muri komisiyo y'ubushakashatsi, bakabihuza nawe na Ben, bavuga yuko ngo amafaranga turimo kwanga kuyatanga ngo kugira ngo tuzayoherereze Ben. Ibyo rero ngewe numvishije bidasobanutse, kubera ko Ben yari komiseri icyo gihe n'abandi bose bari abakomiseri, nkumva yuko ntari kohereza Ben amafaranga kandi batabisabye, nk'uko Minani ari we wari usanzwe afite ububasha bwo kohereza amafaranga. Babihuza batyo rero, baramfata, bafata n'abavandimwe ba Ben kuko bakomezaga kubaza Ben, twese badushyira mu gatebo kamwe, baratwirukana. Ikibazo ndumva cyumvikanye, ariko turacyakomeza kuri iyo ngingo. Hari amakuru abantu bavuga ko musa nk'abivumbuye ku ihuriro nyarwanda RNC mushaka kurinaniza, ariko ngo mufite umupango wo kuba mwashinga ishyaka ryanyu, mwaba mufatanije n'abo bose wavuze, n'aba Jean Paul Turayishimye ngo n'abandi bantu bari mu bihugu bitandukanye. Ese ayo makuru mwarayumvise, harahuriye n'ukuri? Urakoze. Ayo makuru narayumvishe, numvishije babivuga, ariko ntaho ahuriye n'ukuri, kubera yuko ahubwo ngira ngo nibyo bifuza. Ukurikiranye imbuga nkoranyambaga usanga n'ibiganiro bitangwa, usanga batubwira bati tubifurije amahirwe masa aho muzajya, mugende mushinga ibyanyu, mugende na Serge Ndayizeye mu kiganiro yakoze agikorana na Etienne Mutabazi, wumvishije yuko abigarukaho avuga ati kuki abantu banenga ihuriro ariko twabirukana bakanga kugenda. Ibyo nicyo bifuza, ko tugenda tukava mu ihuriro ngo nk'uko n'abandi bashinze amashyaka yabo, ngo natwe dushinge amashyaka yacu. Ibyo rero bakwiye kumva ko icyo gihe cyarangiye, bakwiye kumva ko umuyaga w'impinduka ugomba kubageraho nabo byanze bikunze. Bakwiriye kumva yuko tutagomba, umuntu atazajya abyuka akicara muri salo ye agashishimura urwandiko rwirukana bagenzi be, yarangiza agafata ikirahure cyave akicara ati bashinze irindi shyaka, nanjye ndakomeje nyoboye ibyanjye uko mbyumva. Impamvu mbivuga, kronoloji wayumvishije amatariki, itariki ya mbere, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, mu by'ukuri nta n'umwanya baduhaye wo guhumeka kugira ngo dusubize abantu. Mu by'ukuri nta n'umwanya nabo bafashe wo kwicara ngo bige kuri za decision barimo gufata, kuko ukurikije uko inama ziterana, ntabwo itariki ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane kugeza ku itariki ya 30 wajya wicara wandika wirukana. Niyo mpamvu mvuga ko ari umuntu umwe cyangwa babiri bicara muri salo yabo bakirukana abantu. Ntabwo rero dushobora kubyemera ko dushinga irindi shyaka kandi dufite RNC twakoreye imyaka 9 irashize tuyikorera,
twaratanze ibyacu n'ubuzima bwacu, kuko twese turabizi iyo umuntu ari mu ishyaka rirwanya ubutegetsi bw'i Kigali risika aba afite umuntu ku giti cye ku nyungu ze rusange yumva yishakira, akabyuka akavuga ngo nimugende mushinga ibyanyu mutangire ibishyashya, hanyuma twebwe natwe dusigarane ibyo twari twararuhiye twese hamwe. igisubizo cyawe turacyumvise, ariko hari icyo nibazaga. Mwebwe mwirukanywe ubu muri hehe? ubu muhagaze he? Mwumva mukiri muri RNC? Mwumva mwayisubiramo bibaye ngombwa? Mwumva mwakwibera abantu basanzwe badafite amashyaka barimo? Mwe mubona muhagaze he ubu ngubu? Bwana Marc Matabaro, ubundi aho amategeko atari, aho amategeko yicwa, nta muntu n'umwe uri sanse kuyakurikiza no kuyubaha. Ni ukuvuga rero mu gihe amategeko ya RNC atakurikijwe, twebwe ubu turakibara muri RNC, ndetse n'abo bayobozi twarabibandikiye tubabwira yuko turi abanyamuryango ba RNC, ndetse n'inzego twakoreragamo tugikomeje kuzikoreramo nk'uko byari biteganyijwe, nk'uko twabitorewe n'abanyamuryango, kuzageza igihe ikibazo cyacu cyumvikaniye. Ubu rero tugeze kuri etape tugezeho, nk'uko urimo kubimbaza, ni yuko nyuma y'uko abanyamuryango ba RNC imihanda yose, isi yose aho bateraniye, bumvishije akarengane twahuye nako, biyemeje kwifatanya natwe kugira ngo tugire ijwi rimwe, twandikira ubuyobozi tubabwira ko bakeneye kugaruka bakicara hasi, tugakora impinduka z'amategeko, impinduka z'ubuyobozi, ubuyobozi bwegereye abanyamuryango n'ubuyobozi bwumva ibibazo, bakicara hasi tukagirana imishyikirano y'uburyo RNC ishobora kuyoborwa n'uburyo amategeko ashobora kuvugururwa kugira ngo abere abanyarwanda bose bari muri RNC. Iyo niyo etape tugezeho. Amabaruwa mwarayabonye, aho abo banyamuryango bose ku isi yose bateranye bakandikira ubuyobozi babusaba imishyikirano. Ariko nk'uko wabyumvishe no mu kiganiro mwagiranye na Etienne, urumva ko ibaruwa bayitesheje agaciro kugeza kuri uyu munsi, ariko twebwe ntiturakura y'amaso, turacyategereje. Nk'ubu abantu babirebera ku ruhande ntabwo bashobora kubifata nk'aho ari ugushaka gusenya ishaka cyangwa kwigomeka, ku buryo babona ko hashobora kuba hari nk'izindi nyungu zaba zihishe inyuma y'ikibazo cyanyu, zigamije nko gusenya opozisiyo. Kuko hari abantu bamwe na bamwe bavuga bati bariya abantu ni Kigali biri inyuma, nta wundi muntu ushobora gushaka gusenya ishyaka ryacu atari umuntu ukorera Kigali. Aho ho mwabivugaho iki? Au contraire, ahubwo twebwe turimo kubaka opposition ku buryo no kubaka RNC ku buryo iba RNC ikomeye. Bwana Marc Matabaro, umuntu wese ugize ikibazo muri iyi minsi, haba muri opposition, kubera ko hari abayobozi baba batiyizeye, abayobozi nabo bayobora batumvikanye, bamurega ibintu byinshi, bakorega gukorana na Kigali, bakorega gucamo ibice abo umukorana, bakorega kwigomeka, ibyaha byinshi nk'ibyo ngibyo uvuze. Ariko ntabwo nk'uko ubyumva, iyo tuba turi abantu bashaka gusenya RNC no gusenya opposition, nitwe tuba twaratangije ikibazo. Ariko ntabwo ari twe twatangije ikibazo. Ikibazo cyatangijwe n'ubuyobozi bwirukanye abanyamuryango, bwirukanye abayobozi. Kuvuga rero ngo ubuyobozi bwirukanye abayobozi, ikibazo cyahereye ku buyobozi bwo hejuru butumva abanyamuryango. Icya kabiri ni uko aho kuba ushaka gusenya, ntabwo wasaba imishyikirano. Twe turazaba imishyikirano nk'uko nabo bayisaba Kagame, tukavuga tuti ibibazo dufite mugaruke hasi, twicare tubikemure, turebe uburyo ibi bintu byakorwa mu buryo bwiza, turebe uburyo uwakoze amakosa ahanwa, hanyuma uwarenganyijwe nawe akarenganurwa. Ibyo ni nayo ntero abagize komisiyo y'inararibonye muri RNC bavuze muri rekomandasiyo za raporo yabo. Abantu nibumve, nimugaruke hasi mu buyobozi aho muyobora, mwicarane nabo mwumve ikibazo cyabo. Ibyo barabihakanye.
Besire nyine bagenda babashinja ko ngo bakorana na Kigali nabo bashaka gusenya RNC. Mu by'ukuri nk'uko nabivuze, gusa kurwanira uburenganzira bwawe ntabwo bivuze gukorana na Kigali. Kurwanira uburenganzira uri mu ishyaka urimo kubera amategeko uba yakanguriwe ukayakurikiza, ntaho bihuriye no gusenya opposition, ahubwo contraire ni ukuyubaka kugira ngo niharamuka n'ubutegetsi buhindutse, ayo makosa yose arimo gukorerwa muri opposition hanze aho abantu bavuga bati nta mategeko azaduhana ahari, batazabigarura ngo babijyane no mu Rwanda, babijyane mu Banyarwanda, ahubwo bazagende bemye bamaze koko gukura no kugira ubunararibonye muri politiki. Urakoze. Wenda dusubiye inyuma gatoya, mu byo twaganiraga twigeze gukomoza ku izina rya Benjamin Rutabana, nk'umuntu uri muri Canada ukorana hafi na bamwe mu bavandimwe be, wabwira abakurikiye The Rwanda niba hari amakuru mwaba mufite y'ibijyanye na biriya by'izimira rye, niba hari amakuru mashyashya mwaba mufite mukayadusangiza. Ku kibazo cy'izimira rya Benjamin Rutabana, nakwifuje ko wenda icyo kibazo cyazabazwa umwe mu banyamuryango mu muryango we wo bavukana, ariko wenda navugaho gatoya ku byerekeranye na RNC kuko yari komiseri wacu ndetse n'ubu aracyari komiseri wacu, nubwo bashatse kumwirukana aho aburiye ariko migambi ikaburizwamo. Twebwe amakuru duhabwa nuko hakiriho kumushakisha, ntawe uzi kugeza kuri uyu munsi aho aherereye, ahubwo icyo numvishije gishyashya nuko umuvugizi wa RNC Bwana Etienne Mutabazi yavuze ko bo bafite amakuru bizeye ko Jean Paul Turayishimye ariwe wamuburishije, akaba babimushinja ku maradiyo ku mugaragaro. Nkaba rero numva yuko ku makuru duhabwa twebwe dutegereje iby'iyo komisiyo ivuga ko yakoze ubushakashatsi bwayo ikaza gusanga ari Jean Paul wamuburishije. Tukaba dukomeje ahubwo natwe gusaba mu ijwi riranguruye ko iyo komisiyo yashyira hanze ubwo bushakashatsi, uwabigizemo uruhare uwo ari we wese agakurikiranwa, bikanatujyana mu kumenya aho Ben aherereye. Mu by'ukuri ndumva aricyo na paritaja ku makuru ya Ben kugeza ubu. nta gakuru ke na usibye ibyo bivugwa twaba tuzi nk'abanyamuryango ba RNC na famiye ye. Ndumva mwazaganira ikakugeza wenda amakuru mashya ngewe ntazi mfite. Urakoze. Mu gusoza ikiganiro cyacu twibazaga niba ntacyo ufite kindi wifuza kuvuga, byaba ari ubutumwa waha bagenzi bawe muri kumwe mu ishyaka cyangwa abandi bantu muri rusange wumva wagira icyo ubwira kijyanye ari na bino bibazo mwahuye nabyo, ari ibijyanye n'ishyaka muri rusange. Uwo mwanya ni uwawe. Urakoze Bwana Marc Matabaro kumpa aka kanya. Ikintu cya mbere navuga ndakibwira abanyamuryango bagenzi banjye turi kumwe muri RNC. Uyu munsi ni njyewe, uyu munsi ni Tabita, ni Simeo, uyu munsi ni Jean Paul Turayishimye, uyu munsi ni Leya Karegeya, n'undi uwo ari wese. Ariko ibi byatubayeho dukomeza kuvuga uyu munsi, bakomeje gushyigikira, bamwe muri twebwe bakomeje gushyigikira, ejo nabo byababaho. Nk'uko bavuga bakomeza kurwanya ubutegetsi bwa Kigali bavuga yuko hari akarengane, bagasaba Abanyarwanda kurwanya ako karengane. Nanjye ndabakangurira ko bakwitabira kurwanya akarengane kari muri RNC kageze ku ntera yo kwirukana abantu burundu mu ishyaka, mu bintu bitigeze bibaho. Icya kabiri nakibwira abayobozi ba RNC barimo n'umuvugizi wa RNC mwagiranye ikiganiro. Amategeko ya RNC tugenderaho twese twemera, numvishe yagiye avuga ingingo ku ngingo, ingingo nkeya muri yo
ndetse akanenga ko twakoresheje natwe ingingo nkeya muri iyo stati itugenga, numva yuko ayo yifashishije natwe twifashishije asobanutse neza, ku buryo buri wese yasubiramo muri izo ngingo twagiye tubabwira mu mabaruwa atandukanye, bakareba neza yuko inama twateranyije ari inama yari yemewe n'amategeko, ndetse ko komite executive ifite uburenganzira bwo kuyikoresha. Ibyo ni uburenganzira bwacu kandi twarabukoze nk'abayoboke n'abayobozi b'intara ya Canada. Icya nyuma ndakibwira abayobozi b'amashyaka y'ama-opozisiyo. Ntabwo dukwiriye kuba turwanya igitugu ngo tukigire no mu mashyaka yacu. Igitugu mvuga ni ukutumva abo uyobora ngo unabegere wumve ibibazo bafite, ubikemure mu buryo bwumvikana, udafashe inkoni ngo ukubite cyangwa se ngo wirukane. Icyo rero nasaba ni uko bakwiriye kwirinda gukora nk'ibyo abo barwanya barimo gukora. Nkaba rero mbasaba yuko bakumva neza abo bayobora, si muri RNC gusa, ngenda mbyumva mu mashyaka menshi ko abantu bafite ibitekerezo binyuranye n'ibyabo ntabwo ari abanzi babo nk'uko bahora babibwira Kigali. Urakoze Bwana Matabaro kuba wampaye aka kanya ko kugira ngo nsobanure ibibazo byatubayeho muri ntara yacu ya Canada, kandi tunakangurira abanyarwanda bose cyane cyane abazatwumva muri iki kiganiro gukomeza kurwanira uburenganzira bwabo igihe ubona warenganyijwe, ukarwanira ko abayobozi bakumva kandi bakakurenganura. Urakoze. Nitwe tubashimiye kuba mwemeye kugirana ikiganiro na The Rwandan